mfiteho hano kuri YouTube. Urabona ko nta musubscribers n'umwe mfiteho hano kuri YouTube Studio, ariko ngiye kwereka ukuntu abasubscribers bahita baza mu gihe gitoya cyane. Ngiye ndakora refresh gusa, urabona ko abasubscribers bahise bageraho mu gihe gitoya cyane. Iyi ni uburyo ushobora kubonamo abasubscribers benshi mu gihe gitoya cyane. Kuri we wabuze abasubscribers, uyu niwe mwanya uboneyeho wo kureba iyi video kugira ngo urebe ukuntu wakibonera abasubscribers b'ubuntu mu gihe gitoya cyane. Ikaze. Guys, nkuko twiyemeje kujya tukwereka ibintu utarusanzwe ubona hano kuri iyi mihanda yacu, uyu munsi ngiye kwereka uko nabonye abasubscribers barenze 10 b'ubuntu mu gihe gitoya cyane kitarengeje n'umunota umwe. Ibi ngibi ngiye kukwereka na ahantu warusanzwe ubibona, ariko ngiye warusanzwe ubibona hano, ariko ngiye nabikuzaniye mu Kinyarwanda. Uyu munsi ngiye kukwereka uko nabonye abasubscribers b'ubuntu. Urabona ko kuri YouTube channel yanjye ndi kukwerekeraho nta musubscribers n'umwe mfiteho, ariko ngiye kwereka ko abasubscribers bahita bageraho mu gihe kitarengeje n'umunota umwe. Njya muri YouTube Studio naho urabona ko nta musubscribers n'umwe mfiteho, urabona ko nta musub n'umwe mfiteho, ariko ngiye kwereka ko abasubscribers barahita bageraho mu gihe gito cyane. Jya muri Google Play Store, udownloading application bita Sub4 Sub. Gutyo mbikubwiye Sub4 Sub, ngiye nsanzwe nyifitemo Sub4 Sub. Ni Sub4 Sub application ngiye nsanzwe nyifitemo. Ngiye hasi ngiye nsanzwe nyifitemo. Wowe mu gihe utarusanzwe uyifitemo urakora install. Ngiye nsanzwe nyifitemo ndakora open application, ukaturindira ifunguke. Urabona ko application yacu yafungutse. Hano bari kutwereka ukuntu turagenda tubigenza tugura aba subscribers. Ibyo ngibyo ni turabisimbuka. Hano kuri login tugiye gushyiramo email kugira ngo batwemerere kwinjira muri application yacu. Turashyiramo email. Turindireho gatoya